Deni yabanye natwe twese mu buryo butandukanye kandi nabaze mbwira Minister Olivier message twandikiranye bwa nyuma irimo ngo gusangira agacupa ubutaha kuko yari yantumiye ahantu ngo tujye gusangira mubwira ko njya Rusizi ambwira tereka kankwinywere ubwo kandi tuzagasangira ubutaha rero ntabwo nzi buri wese afite ukuntu yagiye atandukana nawe cyangwa avugana nawe imeze nk'ibya nyuma ariko Deni yavuzweho ibintu byinshi bitari bimwe abantu bavuga ngo kuko umuntu yamaze kwitaba Imana bagomba kuvuga ibintu byiza yavuzweho ibintu byinshi ntabwo nzi niba twamuvuze dushyikira kuri we umuntu nka Eric Kabera umaze igihe kinini muri sinema ndahamya ko kimwe n'abandi nkawe bumva igihombo gikomeye tugeze muri iyi si ya sinema kuko tubuze icyo tutarabona buri hari ibintu Deni yaratarakora amafilimi yaratarakina ntabwo tuzayabona ariko ni ku buzima bumera abigeze bajya mu marushanwa mpuzamahanga abantu babona ibihembo bakinnye neza ntabwo nzi umunyarwanda wakinnye neza akabihemberwa wahagarara mu ruhame akavuga ko yakinnye filime akinjiramo uko umuyobozi wa filime abisaba ku rwego rwa Denis Denis uruhukire mu mahoro igihugu cyacu tugikorera mu buryo butandukanye buri wese akazana umusanzu we bitewe n'umuhamagaro we n'imbaraga ze n'ubwenge bwe ariko abakurambere bacu babizingiye mu kintu kimwe gusa baravuga ngo utabarutsa tutira abayujuje muvandimwe wacu ibyo utujuje utabarutsa ututira urujuje uruhukire mu mahoro kandi nk'uko byavuzwe uriya mushinga utararangiye tuzawurangiza kuko imishinga atavuze ntawe uzaturenganya nitutayirangiza ariko umushinga yari yaramaze kubwira abantu tutawurangije twazaba tugize urubanza uruhukire mu mahoro njye mbonana na Denis amaso ku maso nari kumwe na Norbert mushuti we cyane muvandimwe wanjye Norbert aza ahantu mfite umushinga arashwanyaguza ibintu byose aravuga ati ibi si byo tugomba kuba byo n'ibindi hanyuma kuva amaze gushwanyaguza nanjye ntangira gushyira mu ngiro ibyo yashakaga kuko yari afite icyo kintu cy'umurimo unoze muri we ni ku nyungu zanjye ariko ubwo nanjye nimbasha kuzuza ibyo wari wantegetse nzaba ngukiranutseho kuko ni umusanzu wari watanze